ngo hakwe no gukomeza gushyira imbaraga ku nzoga zikorerwa rwihishwa mu baturage kuko ngo nazo ziri mu zikomeje guteza ibibazo. By'ukuri mu bice by'icyaro ntabwo ziriya nganda zikora ibyuma zihari n'izindi nzoga z'inkorano, ariko hari inzoga abaturage ubwabo biyengera bakunze gukoresha isukari na rovire bagashyiramo n'ibindi bintu abazinywa batazi n'ubwoko bw'inzoga barimo baranywa izo arizo. Ariko muri iyi minsi ubona ko nazo ubuyobozi bwarazihagurukiye n'inzego z'umutekano nazo zaragabanutse n'ubu zitaracika burundu. Arahari nyine bihisha bakazenga, ariko nibakomeza umurego bajye bazica rwose zicika mu mudugudu. Umuyobozi w'akarere ka Gisagara Rutaburingoga Jerome avuga ko kuva gahunda yo guca inzoga zitujuje ubuziranenge yatangira muri aka karere byagabanyije ibibazo byagaragaraga cyane mu baturage, binagabanya igipimo cy'amakimbirane. Asaba abakenga rwihishwa ibinyobwa bitujuje ubuziranenge kubivamo, hakarebwa uburyo bafashwa gushaka indi mirimo bakora ibateza imbere. Abavuyemo mu by'ukuri nibo badutungira agatoki aho ziri, kandi gahunda yo kuzihashya ikaba ihari n'ibyaha bikaba byaragabanutse. Nko muri ku kwezi twagize ibyaha 21 gusa, mu gihe twahoraga tugira ibyaha birenga 100 bijya muri RIB. Cya kabiri no kuba twarafunze izi nganda aho ibiyobyabwenge byaturukaga ku bwinshi no gukomeza gukurikirana abazengaga, nabyo bituma bigabanuka, urugomo rugabanuka, abantu bakagira imbaraga zo gukora. Icyo tubagiraho inama nuko bakwegera ubuyobozi tukazibafasha kugira ngo badakomeza kwihishana nazo. Birababuza gukora, birababuza akazi, birababuza kwisanzura kubera ko abitse ikintu azi ko sosiyete itakikemera. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique asaba ubufatanye bw'inzego z'ibanze n'abaturage gukomeza guhashya izi nzoga hanatungwa agatoki aho ziri, ndetse n'abakizenga mu buryo butemewe. Ari inzego z'ibanze, izindi nzego dukorana umunsi ku munsi, twuzuzanya kugira ngo babandi barusahurira mu nduru, kugira ngo dukorane cyane twese abaturage, kugira ngo aho ubonye ibintu nk'ibyo bitujuje ubuziranenge biri bwangiza ubuzima bw'abaturage ubivuge, bihagarare, twese tubibone ko ari ikintu mu by'ukuri tugomba gufatanya kurwanya. Amakuru yatangajwe n'inzego z'ubuzima avuga ko kuva muri Mutarama 2026 abantu 50 bapfuye, abandi 100 barahuma, mu gihe abarenga 11,000 bagaragaje ibibazo byo kuba imbata z'izi nzoga. Mu karere ka Gisagara gusa kuva iyi gahunda yo guca inzoga zitujuje ubuziranenge yatangira, hamaze kumenwa litiro za gin 565, ingunguru za etanol 45, ingunguru za metanol 21, inzoga zengwaga n'inganda zigera kuri litiro 56,000, ndetse n'izakorwaga n'abaturage zitujuje ubuziranenge zigera kuri litiro 76,000. Christine Ndacyayisenga, mu ntara y'Amajyepfo. Tujye i Rusizi naho inzoga z'ibyuma zingana n'amacupa 14,139 ndetse na litiro 4,452 zakuwe ku isoko nyuma kugaragaza ko zitujuje ubuziranenge ziri kumenwa muri aya masaha. Ni ku gikorwa cyo kumena izi nzoga kibaye muri ako karere. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu Habimana Alfred yasabye abaturage kugira uruhare muri uru rugamba rwo guca izi nzoga, batanga amakuru ku gihe ku bantu bakizicuruza ndetse n'abazinywa. Yongeye kandi kubibutsa ko abanywa izo nzoga zitemewe ndetse n'abandi basindira mu ruhame nabyo bigize icyaha. Ibi binyobwa byamenwe bikaba bifite agaciro ka miliyoni zisaga 31 z'amafaranga y'u Rwanda.